Muraho neza sister wanjye, nitwa Rukundo. Muraho neza, nanjye nitwa Solange. Nturutse mu bihugu by'amahanga, ese wandangira ahantu umuntu yaruhukira hameze neza? Ntivunika wahageze. Hano muri Sibling Hotel tubafitiye amacumbi ameze neza cyane. Uharuhukiye wese ahava ashize amavunane. Muri Sibling Hotel kandi tubafitiye amafunguro ateguye neza, gym tonic, sauna massage, piscine n'ibindi byinshi mutasanga ahandi. Waba ukeneye ahantu wakorera ubukwe bwawe ndetse n'ababutashye bose bagataha bizihiwe, nta handi ni muri Sibling Hotel. Sibling Hotel iherereye mu karere ka Bugesera ugana Ruhuha mu murenge wa Nyarugenge Kamabare. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0729888418. Muri Sibling Hotel kandi umukiriya n'umwami, ni karibu. Sister bite? Nanjye ni sawa, ariko umva Gikundiro, ndagukeneye cyane byihuse rwose, nyaruka. Hano mu kazi nyine muri office yanjye niho ndi. Niho ndi nyine, nyaruka, ndagukeneye cyane. Oya, cyangwa uretse gatoya, byihorere nta kibazo, ubyihoreye ntacyo, ndaza kukubwira uko bimeze. Ubyihorere nta kibazo. Ntabwo byumvikana. Vava muri telefone yanjye. Ni ibiki soko? ikindi kintu cyansekeje cyanantangaje. Gusa bayita byanyeretse ko urukundo dukundana n'urwanyarwa. Ukuntu waje kundeba mu rugo nyine tutanasabanye imbabazi tukahita ducakirana. Ntabwo wazindusha. Makuru ndakubonye numva ntagera ntagusuhuje. Nabonaga mumeze neza mwizihiwe. Muri hano James? Ese sheri, hari ibintu waba utarambwiye? Hanyuma ibintu uriya mugabo yikoza hano mu maso yanjye bishatse kuvuga iki? Byumvikane ko mwanaganiriye kandi anzi. Abwiwe n'iki ko ndi James? Erega sheri, wenda past is a past. Ushobora kuba wenda mwarabonanye mu bundi buryo mu gihe ntari mpari, ariko wambwiza ukuri. Ntazajya n'abandi muhura nabo ngasanga uburyo ari kunyitwara nk'uwo nguwo. Hano agasuzugura nsuzuguye. Ubwo byumvikane ko wamumbwiye nabi.
none uriya ninde mupanga iki mupfana iki? ahubwo uriya ni wa mubosi wa Gikundiro. Bosi wa Gikundiro. Hanyuma se kwambwiye ko byarangiye ibi bigarutse gute? Byararangiye gusa nyine twaravuganaga cyane byari binageze kure, ariko ubu ngubu narakubwiye ko byarangiye nta kintu mvugana nawe. Urambwiza ukuri? Ni ukuri ukaneza ntabwo nakubeshya. Nugira amahirwe yo kongera no kumuvugisha jya umubwira ko babana. Amafaranga yose waba ufite ibintu nibishakwa. Gikundi, mbona misiyo yaguhaye iri kugenda icumbagira muri iyi minsi byagenze bite? Bimeze biteze, hari ibitagenda neza. Ibitagenda neza nshaka kubwira nibyo kuri Chance mbona mperutse kwinyuza ahantu mbona arimo yicaranye na ka gasore bita James bari gusangira agacupa kamwe ka wine. Ndavuga se Chance ngenda musuhuza ndangije sigamu kuri agacupa kamwe nanjye ndamwongera kandi akongera ndigendera. Urabona ari amahoro buriya James? Se kuganira. James namu byara wawe. Kuganira se ubwo se ibintu bisanzwe. Rego menye ko bakundanye igihe. Gikundi, kurikirana neza iriya misiyo naguhaye, kurikirana urebe neza niba Chance ataba karagahungu katari kumushuka. Karagahungu kataba kari kumushuka. Gerageza kuko abahungu nka buriya baba bafite utugambo twinshi wakamushuka ugasanga kamutaye mu mutego utari mwiza kandi. Rero reba ukuntu wagira ikintu kibateranya batandukana. Rego bose. Kandi bamara gutandukana nkabona batandukanye. Nanjye ku buryo nzajya mura nashatse ngura kuko baratandukanye baba bane kumwe babona naho bahuriye. Bose ntabwo byoroshye. Iyo misiyo urumva igoye? Gufata umuntu ugahindura umutima we ni ikintu kitoroshye. Kubera n'igihe bamaranye banakundana, nimba wongeye kubabonana urashoboka ko urukundo kakirimo. Oya Gikundi, imyaka yawe na Chance ntabwo ari kuba Chance utamukomveka ngo umugarure umuvane mu bitekerezo yaragiye kujyamo runaka ubona bidafite aho bimuganisha. Chance nkeneye ko yaba umuntu muzima atazajya ngo nakaragahungu ngo mujyane ngo kumushyingura ndozi ko ari ugushyingura atari ukumushyingira. Ndagira ngo umwigishe neza ku buryo azaza akicara aha muri iyi mitungo yose uri kubona akamera nk'umwana wicaye muri paradizo. Natangira yiga kwicara muri paradizo mbere yuko ajya mu ijuru. Ijuru rirahari, yazicara muri paradizo ndabizi neza, ariko natangira byitoze nabyitoreje hano iwanjye. Chance kuko Chance bari kumwe n'umuhungu ntabwo. Gikundiro, gerageza umuryango wanyu uhure umpuze nawo, kandi connection yanjye n'umuryango wanyu ni Chance. Yego boss, urabizi ko nakubwiye ko nanjye byanshimisha. Uramutse bikunze ngiye kugerageza n'ubundi nk'uko nabikoraga na mbere. Gerageza ahubwo reka nguhe n'utudufaranga kindi cyo kunywa agafanta. Bose oya nibyo oya n'amafaranga birahagije n'ibyo wamuriye. Ndacyamuha ya fanta wanguriye ejo bundi
ntabwo nahora anywa fanta. Uracyayifite? Yego pe. Uracyayifite? Yego. Gerageza rero noneho nzaguha ibirenze. Yego nzahemberwe byibura ikigaragara cyagezweho. Yego. Nizere ko ugiye kubikurikirana. Yego ngiye kubikoraho pe. Gikundira. Shaka igitandukanye. James na Chance. Taje bigerageze nta kibazo. Okay. Sawa. Uriya muzamura uko muzajya mubona nyine. Ngaho. Bose uranasezeye. Kanitahire nawe nakoze. Genda mu kazi kawe. Murakoze. Gira akazi keza. Kagabo kagakene koko. Ngabo waramutse? Yes, mwiramutse neza. Ndakuru. Sava. Abona akazi kamereye nabi? Akazi biba ari ngombwa ariko ni ibisanzwe nawe nabonye iyo ukarimo ufite courage. Ibyo abantu benshi batinya abapatena ariko genda ubona ari byo byiza bituma akazi korohamo. Buriya nibyo ni nabyo leta idushishikariza gukorana n'abandi. Ni byiza cyane kuko bituma abantu baraguka mu bitekerezo, mu mikorere kandi n'umusaruro ukarushaho kwiyongera. Ntekereza ko umuntu wabigaya gukorera hamwe cyangwa gukorana n'abandi yaba arebye hafi, biba bigoye kugira ngo agire icyo ageraho. None se hari ikibazo se ubona mu minsi umaze mu kazi? Nta kibazo, ibintu byose biragenda neza. Ibintu byose biragenda neza, nyine nicyo twarimo tuvuga. Iyo abantu bakorera hamwe bahuje, hagize ikibazo cyaboneka tuba turi kumwe, n'ubundi tuba tugomba kureba uko byifashe. None se Ngabo, hari ikintu ngira ngo ngusabe? Nta kibazo. Ikintu ngusaba ariko ni ibanga umwanya umwe, ariko nanone ubundi si ibanga kuri wowe, kugira ngo urabizi mu mibereho yanjye nawe twabanye turi abana bato, twabyirukanye mu buryo bwiza, kandi uzi ko uburyo twabanyemo nta kibazo twagiranye kugeza ubwo tugeze kuri uru rwego rwo gufatanya muri iyi mishinga. None rero nagira ngo ngusabe ikintu kimwe. Umukobwa witwa Chance, arya Chance mutana iki? Nari nzi ko ubizi, ni kazini wanjye. Se burya? Nagira ngo rero ngusabe ikintu kimwe, kuko ubu Chance muri iyi minsi kuri jye Chance yabaye ibitekerezo byanjye. Aha tutazabona nohereje n'akantu guhaye nk'akaraporo runaka, ukabona harimo nka Chance, ukagira ntuzagire ikibazo. None se ahubwo bimbwire neza, uri kunshisha hirya no hino Chance ibiki raporo bimeze gute? Nagira ngo nkubwire ko ubu ngubu Chance yamaze kumwinjiramo, namaze kuba nakumva ko yambera umutima wanjye wifuza. Muri make ntaciye ku ruhande, nifuza ko Chance yambera inshuti, ariko nkaba nshaka ko wabigiramo uruhare.
uti kubera iki hari agasore njya mbona kameze nk'aho gashaka kuzamukoropamo ibitekerezo kamushyiramo ibitekerezo bibi byo kuba yayobayoba kakamukurikira kitwa James kandi urebye neza nawe ntabwo James nta cyerekezo cye ku buryo yafata chance umukobwa mwiza nk'uriya ngo amujyanye kumugira umugore rero tutagiye kure nka mubyara we agira ngo bifashemo chance mubona kumbe nibyo bitekerezo se buriya nabyo wari ubifite cyane kumenya uko byitwara nshaka ko undambagiriza ariko icyo ngira ngo nkubwire ni uko hari umusore nabonye udafite imico myiza umusore w'umusinzi uri aho ngaho mubona ku muhanda hariya hagenda nk'utuntu tw'utuyoga twa tundi twa make make ibitabi byaramwishe ni ukugira ngo ugende nawe utereho utwatsi umuganirize umwereke ko umusore bari kumwe ntacyo yamumarira nta cyerekezo yamujyanamo ibyo byo cyaba ari ikibazo ntabwo nakwishimira ko umwana wacu atwarwa n'umuntu nk'uwo umeze nk'inzererezi nibyo ntabwo byaba ari byiza ibyo byo tugomba no kumufasha tukamuha inama ariko nanone urumva ko ubwawe ni wowe ugomba kumenya ukuntu wabyitwara njyewe mbirimo ariko noneho banza umwumvishe icyo kintu cya James umusore witwa James ubanza ukimwumvishe ko ntacyo yamugezaho ibindi ndabyikorera